yeriko bari bamuzi nk'uko buzi wenda ngo hanaha hari umuntu ucuruza cyangwa se hari umuntu ufite worora inzuki ucuruza ubuki, hari umuntu se worora inkoko, nk'uko mbese hari ikintu tuba tuzi ku muntu. Rahabu nawe muri yeriko bari bamuzi nka maraya uzwi. Abatasi rero baragenda, haleluya, bagera muri yeriko, ntahandi hantu bacumbitse. Iyo bacumbika hari ku mugabo n'umugore byari kuba ikibazo, bari guhura n'ibibazo, bari kuvuga bati bariya bagiye guca. Ariko bagiye kwa maraya, kuko murabizi namwe abagabo kwa maraya hagiye abagabo, nabo rero barigendeye bicumbikira kwa maraya. Ahari wababonye yaravuze ati bariya ni ba bagabo ba Rahabu. Ariko abantu babinjije bajya kwinjira mu irembo, ubwenge bwagarutse bagiye, kuko ngira ngo iyo bibwira ko ari abatasi bakiri aho hafi bari guhita babafata. Ariko babyibutse bamaze kugenda, ndetse bageze kwa Rahabu, ariko bamenya n'inzu bagiyemo. Barangije rero ngo baragenda babwira umuyobozi, baramubwira bati hano hantu hinjiye abantu b'abatasi kandi bagiye kwa maraya. Kuko impamvu bagiye kwa maraya namwe murabizi, wenda wari kubabona wundi utabere maso igihugu yari kuvuga ati baje kwirebera umudamu, nyine nuko bimeze. Bagezeyo rero Rahabu ngo bahita bamutumaho intumwa, baramubwira ngo zana abagabo b'abatasi wacumbikiye. Rahabu akora, haleluya, Rahabu ajya nezeza pe, yari maraya na Bibiliya irabivuga rwose, yanditse amateka. Ariko niwe muntu wa maraya wanditse amateka. Ahari wenda hari n'undi w'umumaraya wanditse amateka mu butumwa bwiza bwa Luka, aho bavuga ukuntu ngo wa mudamu w'umumaraya yaje akarira, arizwa n'ibyaha bye, agasuka amarira ku birenge bya Yesu, akamuhanaguza imisatsi ye, akagira gute ibintu byose, agasaba Yesu imbabazi, guhera ubwo ngo agahita akizwa akamukurikira. Haleluya. Abo ni abadamu babiri b'abamaraya bakize umwuga w'ubumaraya bakinjira mu bwoko bwa Isirayeli. Haleluya. Abo ni abantu dufitiye ubuhamya. Noneho rero Rahabu nawe arangije ngo arababwira ati ngewe abo bagabo rero nababonye, ariko mu by'ukuri sinari nzi aho baturutse. Ariko Rahabu yumvira umutima, yumvira umwuka w'Imana, sinzi ukuntu ahari navuga. Arangije yumvise ko ikibazo cy'abatasi cyabaye ikibazo muri Yeriko, yahise abafata ngo aburize inzu, abahisha hejuru y'inzu. Haleluya. Abahisha hejuru y'inzu. Arangije ba bantu baje babagenza, niko birivuga, ngo baje kubaza bati ba batasi binjiye hano bari. Ngo Rahabu aravuga ngo cyakora abo bagabo nge nababonye, ariko maze kubabona bagiye bahacumbitse, barangije baragenda rwose, bazinutse bagenda, dore ngo arangije abayobereza mu nzira, ababwira ahantu banyuze ngo babakurikire, ba bagabo bari hejuru y'inzu. Bibiliya yatubwiye rero ngo bamaze kugenda, abandi barimo gushakisha abatasi, barabamanura. Rahabu ajya kubamanura, arababwira ati, ubundi Rahabu yarabaganirije, nuko tutasomye, ariko yarabaganirije, arababwira ati rero igihugu cyose mwagiteye ubwoba, kandi twebwe dutinya Abisirayeli. Kuko Yeriko ngo yahoraga ikinze cyane ngo ko batinyaga Abisirayeli. Rahabu arababwira ati twebwe dutinya Abisirayeli kuko tuzi ko muri mwe harimo Imana, yakamije. Dufite amakuru y'ukuntu Imana yakamije inyanja itukura. Haleluya. Dufite amakuru y'ukuntu Imana yabakuye imbere umwami Ogi na Sihoni bari baragomeye Uwiteka. Ababwira amakuru, arababwira ati kubw'ibyo bimenyetso dufite, kubw'Imana iri muri mwe, kubw'ibitangaza byagiye bikorekera muri mwe, kubw'imbaraga z'Imana zagiye zitamurura muri mwe, twebwe turabatinya. Yeriko yabatinye, none kuko mwinjiye muri iki gihugu rwose twese twahinze umushyitsi. None mwabagabo nimumbabarire, ngiye kubayobora ukuntu muri bumanuke mukagenda mwigendere rwose, abene igihugu batarinda kunyicana na bene wacu. Ariko agiye kubarekura ababwira ijambo ryiza. Haleluya. Rahabu yamenye ubwenge, aravuga ati ngiye ubwo nacumbikiye abatasi, kandi bakaba ari abatasi b'Uwiteka, nanjye ngiye kugira icyo mbisabira. Yarababwiye ati nge ndabizi ko Uwiteka yabahaye iki gihugu. Ibaza ariko guhanurirwa na maraya. Ndabizi ko iki gihugu muzaza mukagitsinda, ndabizi yuko muzaza mukakigarurira, ndabizi ko muzaza mukarwana Yeriko mukayikuraho mukayiritagura. Ariko nubwo muzaza, ngiye kubisabira ikintu, ko ngewe nabahishe, ko nemeye nkabahisha, ko nabacumbikiye, ko nahakanye yuko mbafite kandi mbafite. None ngewe muransezeranye iki? Ngewe dore ikintu ngiye kubisabira. Haleluya. Ngo arabwira ati reka mbisabira ikintu,
umunsi muzaza Uwiteka abagabije umudugudu, munyemerere yuko njyewe na bene wacu muzaturokora. Abandi wenda bazapfa, ariko njyewe na bene wacu, kuko njye nabagiriyeho umugisha nkaba nabacumbikiye, munyemerere ko muzaturokora. Haleluya. Arababwira ngo munyemerere ko muzaturokora. Ba basore ngo baramubwira bati rwose natwe tugiye kugwa kondisiyo, niba ushaka ko tuzakurokora hari ikintu tugiye kugusaba. Umunsi tuzaba tuvuye hano, uzafata agashumi k'umutuku. Urumva nyine agashumi k'umutuku wagatabura ku mwenda, wagatabura ku gitambaro, wagatabura ahantu hose. Uzafata agashumi k'umutuku ukazirike ku idirishya ryawe. Haleluya. Ukazirike kuri iri dirishya utunyujijemo, kuko ngo yari yegereye inkike, yabanyujije mu idirishya abarabamanura hasi. Noneho arangije abayobora mu nzira itandukanye niyo yanyujijemo bamwe babahigaga. Arababwira ati ababahigaga bababuze bagarutse, none ubu ngubu namwe nimwambuke. Haleluya. Ngo nuko baragenda abatasi bambuka Yorodani. Ariko mbere yuko batandukana na Rahabu, hari ikintu kimwe bagiranyeho isezerano, ari nacyo kintu nyamukuru numva muri iyi minsi kirimo guhata umutima wanjye. Baramubwiye ngo uzirike agashumi k'umutuku ku idirishya. Iri dirishya utunyujijemo urizirike agashumi k'umutuku. Haleluya. Iri dirishya tunyuzemo ushyira agashumi k'umutuku. Umunsi tuzaza duteye Yeriko turwana, tugize gute, twebwe tuzahita tubona agashumi k'umutuku, kandi uwo munsi uzafate basaza bawe, abo muvukana, umuryango wawe wose ushyire mu nzu yawe, twebwe tuzarokora inzu yawe. Haleluya. Baramubwira ngo nushyira ako gashumi k'umutuku ku idirishya tukakwicara n'umuryango wawe, amaraso yanyu azatugeho. Niko babwiye maraya. Ariko baramubwira ngo nuramuka ariko udashyize ako gashumi ku idirishya, twebwe tukarimbura inzu yawe na bene wanyu, amaraso yawe ntazatugeho. Haleluya. Rahabu rero nawe urumva nyine yari amaze kumenya igisabwa. Yaravuze ati kugira ngo ndokoke nuko mpita mfata agashumi k'umutuku nkakazirika ku idirishya. Urugamba rwarema ibintu bikomeye, abantu barasana, ngewe agashumi k'umutuku kazaba kagaragara, bano batasi bazaza bandokore. Niba bataba banarimo, bazabwira bene wabo b'Abisirayeli bazatera muri Yeriko ko hari ahantu hari agashumi k'umutuku, baze bandokore. Haleluya. Rahabu rero igihe cyo kurwana twasomye ngo nuko baragenda bagota Yeriko. Abisirayeli bagose Yeriko, Imana yari yababwiye ngo babanze bayizenguruka inshuro 7 bicecekeye. Nuko ngo baragenda barayizenguruka. Igihe rero kiragera Uwiteka yababwiye ngo inkike z'Yeriko bamaze kuzenguruka ziriritura bo ubwabo. Abisirayeli nta kintu bakozeho, inkike z'Yeriko Uwiteka yisa ziritura, barinjira. Ngo nuko binjira muri Yeriko. Yosuwa yibuka isezerano. Haleluya. Abatasi baragiye bo, bagezeyo bamuha amakuru, baramubwira bati rero twaragiye, twageze Yeriko, twagiye gutata, urugendo rwagenze neza. Bamuha amakuru, twagiye kuri maraya, ndetse baza banadukurikiranye, hanyuma atwuriza hejuru inzara duhisha. Bamaze kugenda aratumanura, nuko atwereka n'inzira tunyuramo itugeza kuri Yorodani, tudahuye n'aba bantu bashaka kutwica. Gutyo bamuha amakuru yose. Baramubwira ati kandi twagiranye nawe isezerano ryuko umunsi twagiye guterayo tuzamurokokana n'umuryango we. Haleluya. Yosuwa ntacyo yari kwirirwa avuga, kubera yuko maraya nubwo ari umunyamahangakazi, ariko yari yaragiriye neza ubwoko bwa Isirayeli, yari yarahisha abatasi b'Imana. Amena. Arangije rero ngo Yosuwa bakinjira muri Yeriko, yahise abwira ba basore batije gutata, arababwira ati nimwe muzi kwa Rahabu, nimwinjire vuba mumusohorane n'umuryango we. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo barinjiye baragenda bakuramo Rahabu na bene wabo bose yari yazanye yahishe mu nzu. Barangije ngo icyitwa umuntu, umwana, inka, indogobe, Bibiliya iravuga ngo amatungo n'abantu byose, ngo uretse ifeza n'izahabu n'imiringa, ngo byagiye gutegurwa mu bubiko mu buturo bw'Uwiteka, ngo ibindi bintu byose byo muri Yeriko byatsembweho. Imana yacu dufashe. Muri Yeriko harokoka Rahabu. Arokoka kuko yacumbikiye abatasi. Haleluya. Arokoka atari uwo kurokoka, arokoka yari umunyamahangakazi, arokoka ari umunyabyaha, ari umusambanyi, arokorwa nuko yemeye gucumbikira abatasi b'Uwiteka. Haleluya. Imana yacu dufashe. Rahabu kurokoka nta bindi bintu yakoresheje, nta yindi mibare yakoresheje. Rahabu yarokowe nuko yafashe agashumi akakazirika ku idirishya. Haleluya. Akakazirika ku idirishya. Ngo amaze kukazirika ku idirishya, nabo baje barembereje bareba ka gashumi.
Imana yacu itugirire neza. Aka gashumi rero Rahabu yaziritse ku idirishya, numva nkagereranyirizwa n'ibintu byinshi. Numva nkagereranyirizwa n'amaraso y'umwana w'intama Abisirayeli igihe ngo cyo kurimbura abana b'imfura, mu bimenyetso Uwiteka yari yavuze bizatuma Farawo areherekura ubwoko bwa Isirayeli. Mu bimenyetso byatumye abarekura harimo n'icyuko abana b'imfura bagombaga gupfa. Noneho kuko muri Egiputa hari hatuyemo Abisirayeli, ngo nuko Uwiteka atanga itegeko ngo Umwisirayeli wese aho atuye afata amaraso aze ashyire ngo ku nkomanizo z'imiryango. Imana yacu dufashe. Hahandi nyine sinzi ukuntu bajya babyita, ariko ngo mu ruhamo ni gutya, mu nkomanizo naha hahandi inzugi zitereye. Noneho ngo marayika murimbuzi yarahageraga yabona amaraso akavuga ati iyi ni inzu y'Umwisirayeli, agakomeza ahandi. Imana yacu dufashe. Nuko mugigira barimburira abamara, ariko Abisirayeli ntibagize ikintu baba kubw'amaraso bari basize ku nkomanizo z'imiryango yabo. Haleluya. None nawe igitondo cy'uyu munsi ndumva nakwibariza, ahari tuganira ibintu byinshi. Rahabu yacumbikiye abatasi. Yacumbikiye abatasi bari baje gutata igihugu kugira ngo gihabwe ubwoko bw'Uwiteka. Uyu munsi nawe ijuru ryakoherereje abatasi, ariko we wanze kubacumbikira. Uwiteka yagiye yohereza, ariko ntiwigeze ugira umuntu wakira. Ntago wakira umwuka wera Imana yohereje, ntago wakira ubutumwa bwiza. Imana yacu dufashe. Ubundi Rahabu gucumbikira abatasi byari nko gucumbikira agakiza. Haleluya. Gucumbikira abatasi byabaye nko gucumbikira ubutumwa bwiza. Imana yacu tugire neza. Rahabu yahaye karibu abatasi b'Abisirayeli. Yarabizi ko ari Abisirayeli, ariko aravuga ati muri mwebwe ndabizi ko harimo Imana. Imana yakamije inyanja itukura mukambuka. Imana yagiye itsinda abami. Imana yatsinze ingabo. Imana yagiye igendana namwe. Imana yanyu turayizi. Ku manywa yajyaga ibagenda imbere, yarafite ubuhamya ko ku manywa Imana yagendaga ibayoboye, nijoro nabwo ikababera inkingi y'umuriro. Imana yacu tugire neza. Arangije avuga ati izi mbaraga ntago nge nazikerensa, reka aba bantu bacumbikire kuko nzi ko bazanyiza mu gihe kiri imbere. Haleluya. Imana yacu dufashe. Ariko Rahabu yatazirika agashumi k'umutuku ku idirishya ntago yari kuzarokoka. Ariko ngo Rahabu byaramurokoye, ndetse ngo bimwinjiza no mu muryango w'Abisirayeli, ngo na bugingo n'ubu niko Bibiliya ivuga. Bivuga ngo ku gisekuru cy'iwabo wa Maraya, ku gisekuru cy'abamukomotseho, kugeza ubu babaye mu Bisirayeli, nabo babaye Abisirayeli kuko bacumbikiye abatasi, bacumbikiye ubwoko bw'Imana, banze kurwanya umugambi w'Imana. Haleluya. Ariko urwanya umugambi w'Imana ku manywa na nijoro. Yewe niyo ubutumwa bwiza buje uravuga uti ibyo ntago bindeba, ariko hagiye kubaho operasiyo. Imana yacu dufashe. Hagiye kubaho operasiyo kandi ntago uzayirokoka. Impamvu utazayirokoka ni uko ku idirishya ryawe nta gashumi washyizeho. Ako gashumi ni amaraso ya Yesu. Birakwiriye ko wezwa mu maraso ya Yesu. Umwigisha wa mbere yatuganirije amagambo avuga ngo guhitamo neza. Kayini yahisemo nabi kuko yagize ishyari akica murumuna we, ariko wowe ukwiriye guhitamo neza uyu munsi. Imana yacu tugire neza. Umwuka w'Imana aragenda agenda. Umwami Yesu ahori wawe ku manywa na nijoro agakomanga, atariko kanaka wavuye mu busambanyi, wasohoye ubwo busambanyi ukancumbikira, uti reka da. Umwuka w'Imana akakugendera ati waretse izo nzangano ukancumbikira, nkatanga amahoro mu rugo rwawe, nkagutunganiriza ibyananiranye, nkagukiza ziriya ndwara zose, uti reka da. Wanze gucimbikira abatasi. Umwuka w'Imana yagutumyeho kenshi akakugenderera uri mu migambi mibi, ndetse na nijoro ukabona urabuzwa gukora nabi, ariko ukavuga uti wapi, mu gitondo ukabijyamo. Ariko Imana yarababaye. Imana yarababaye kandi inkike zigiye kukuritukiraho. Imana yacu tugire neza. Inkike zigiye kuriduka, ariko ikibabaje nuko nta gashumi k'umutuku wigeze uzirika ku mutima wawe, nuko nta maraso Yesu yakubonetseho. Hari igihe marayika murimbuza azaza akarimbura abanyabyaha. Igihe kimwe ngo umwana w'umwami yarapfuye, umwana w'umwami yararwaye arapfa. Amaze gupfa rero ngo bakora iperereza ry'icyamwishe, kwa kundi umuntu nyine bareba icyamwishe cyangwa se bagira gute. Ngo barebye ngo basanga yishwe n'umubu. Ngo umubu rwose uyu nguyu uguruka ngo niwe wishe umwana w'umwami.
umwami aravuga ati umubu, bati umubu ni wowe wishe umwana wawe. Umwami aravuga ati guhera uyu munsi rero niba umubu ari w'umwana wanjye yazize, aho umubu uzajya uba uri hose, wawukubita ubuhiri, wawukubita inyundo, wawukubita isuka, wawukubita iki, umubu aho uzaba uri hose muzakubita umubu. Imana yacu tugire neza. Umuba ahantu uri hose ni ukwakubita, niyashaka azaba ari ku kibambasi cyiza gisize irange, muzawukubite gisenyuke, wenda nzongera nyubake, ariko umubu upfe, kuko umwana wanjye yazize umubu. Umubu babaza umwami, umubu bakawuhiga, ubonye umubu wese ntakangwe ngo uri kuri televiziyo ihenze, umubu bakawukubita, televiziyo ikaba iramenetse. Umubu ahantu hose uri bakakubita, kugira ngo umubu, kubera ko umwami yavugaga ati niba harapfuye umwana wanjye n'ubundi umubu uzongera wice n'abandi uzamara n'abantu. Imana yacu tugire neza. Umubu rero ubuhinduka umubu, ahantu hose bagahiga umubu kubera ko yishe umwana w'umwami. None natwe umwami wacu yazize ibyaha byacu. Imana yacu tugire neza. Ibyaha byacu arabibambirwa, yemera kwambika ubusa, amanikwa ku musaraba, rwose yisiga ubusa. Yari umunyacyubahiro, ngo yambaye akamero nk'akacu, aremera, yambara akamero nk'ak'umugaragu n'imbata, aremera aca bugufi, araganduka ajya ku musaraba, azize ibyaha byacu. None uyu munsi umwuka w'Imana nawe azahiga iki? Icyaha. Icyaha aho kiri, ntukange ngo ufite za masters, ntukange ngo ufite umuntu ukomeye cyane. Aho icyaha kiri, ubu niho marayika muri muzagiye guhera. Imana yacu tugire neza. Icyaha aho kiri, aho icyaha kiri, niba ufite icyaha urabizi, kandi nawe urabizi. Hari igihe umuntu ava hano, hari igihe uza witemberera ukavuga uti buriya ndataha ngire gutya na gutya, ariko ntabwo ubizi niba uri butahe, ntunabizi niba ugerayo. Kuko abantu benshi tujya twumva bishwe n'impanuka, kenshi baba bavuye mu rugo bafite gahunda y'aho bagiye, ndetse yewe baba bumva bari bunagereyo, ariko akenshi ntabwo bagerayo kuko iherezo ryawe riba ryageze. None nawe uyu munsi iherezo ryawe riri hafi. Imana yacu tugire neza. Uko umugenzi yaririmbye akavuga ngo twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Imuhira ni hafi, ku bagenzi imuhira ni hafi. Ariko none wowe, kuri wowe wanze kwihana, nawe kurimbuka kuri hafi yawe. Imana yacu tugire neza. Dore urupfu rugeze ku marembo. Abatasi banejejwe n'ukuntu Rahabu yabakiriye, batitaye ku kintu cyose. Ahari yashoboraga kuvuga ati reka mbashyire ku baturanyi banjye, cyangwa se reka nyinge aba bantu ntabagwaho, ariko Rahabu abaha karibu kandi ari maraya. Imana yacu tugire neza. Maraya acumbikira abatasi b'Uwiteka, arababarirwa, bimuhindurira izina, na n'uyu munsi abarirwa mu muryango w'Abisirayeli. Imana yacu dufashe. Iyo bagiye kubara baravuga ngo ubwoko bwa Isirayeli n'ubu n'ubu, ngo n'abakomoka mu muryango wa Rahabu, wa maraya wacumbikiye abatasi b'Uwiteka. Haleluya. Rahabu yahinduje amateka ye. Ese uyu munsi we ntiwahinduza amateka yawe? Uyu munsi ntiwahinduza amateka ugacumbikira abatasi Uwiteka yohereje, ugacumbikira marayika uhora gukomanga? Wajya kwiba ukumva umutima urakubwiye ngo byihorere, undi ukakubwira ngo genda rata. Muri wowe hahora habyiganiramo abantu babiri, igihe cyose ni abantu babiri rwose. Umwe abakubwira ngo bikore, undi akakubwira ngo bireke bikore, ariko wabikore akaba ari urusha uwabireka imbaraga, kubera yuko wabaye imbata. Wabaye imbata, niyo wanyoye ugasinda mu gitondo zigushiramo ukavuga utari ku bundi byambayeho gute? Byakubayeho gute? Kuko impamvu uvuga ngo byambayeho gute ni uko wabikoreshejwe n'ububata. Ntabwo ubigambiriye, ubikora utabikunze, ujya gusambana wumva ari nko kugutwara mu mugozi, ariko nukubera kuri imbata. Imana yacu tugire neza. Ariko uyu munsi nubwo utuye ariko nubwo bimeze bityo, ariko uyu munsi hari abatasi Uwiteka yohereje ngo bacumbikire kandi bakubwire icyo ukora, ko ari ugushyira ikimenyetso ku idirishya ari ryo mutima wawe, ugashyiraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, kugira ngo kurimbuka kuje uzakurokoke. Haleluya. Kugira ngo urokoke kurimbuka kuri imbere, kugira ngo urokoke urupfu abasambanyi bagiye gupfa, kugira ngo urokoke kurimbuka abajura bagiye kurimbuka, kugira ngo urokoke urupfu rw'abicanyi bagiye gupfa. Uyu munsi Uwiteka yakurarikiye kuza
kugira ngo nawe ubimenye usigishe amaraso ku nkomanizo z'umuryango wawe. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi Uwiteka yakuraritse kugira ngo urokore ubugingo bwawe. Uyu munsi Uwiteka yakuraritse kugira ngo bwa businzi bwakugize imbata Uwiteka bugukize, ubundi agushyiraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu akiza indwara, amaraso ya Yesu akiza ubuhumyi, amaraso ya Yesu akiza kurwana, amaraso ya Yesu akiza kwiba amaboko yawe, amaraso ya Yesu yayageraho intoki zakoraga mu mifuka y'abandi nka bimwe mwene data yahoze atubwira zikabireka. Amaraso ya Yesu akajya ku mutima wawe wari ufite inzangano, wangaga abaturanyi, wangaga abantu bakugiriye nabi. Amaraso ya Yesu akaguhindura ubwoko bwera. Haleluya. Akaguhindura ubwoko bwatoranijwe, nawe ukaragwa igihugu. Ubu twabaye ubwoko bw'Imana. Yohana warabyandika muri mu butumwa bwiza igice cya 1 umurongo wa 12 aravuga ngo ariko abamwemeye bose, haleluya, ngo abamwemeye bose, abamwakiriye bakamuha icumbi, bakamwishyira mu mitima yabo, bakamuha aho yicara, ngo abo ngabo, haleluya, ngo yabahaye ubasha ngo bwo kuba abana b'Imana, yabahaye ubushobozi, yabahaye ubutware. Haleluya. Abo ngabo bahawe ubutware, abamwemeye bose. Ese uyu munsi ntiwatwemera nawe ukamwemera? Uyu munsi ntago wakwemera umwami Yesu kugira ngo nawe ubaburwe muri ubwo bwoko? Tube mu bana b'Imana, abana b'Imana tutakibarurirwa mu masekuru y'abasogokuruza, ngo tubarurirwe ngo umuntu aturebere muri babandi ngo doruriya ngo sekuru yari umupfumu ruharwa, ngo doruriya ngo yari iki niki. Ibyo ngibyo ntago tuba tukibarurirwaho, ahubwo tuba twabyawe n'Imana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abo ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo, ngo ahubwo babyawe n'Imana. Amena. Uyu munsi ukwiriye kubyarwa n'Imana. Uyu munsi birakwiriye ko amaraso ya Yesu aba ikimenyetso ku mutima wawe, kuko igihe kiraje kandi kirageze, kuko kurimbuka kurageze. Yewe ndetse igihe wahawe, igihe wabwiriwe, ahari gishobora kuba ari cyo kinini kuruta igisigaye. Ntago we wamenya igihe cyawe, ariko uyu munsi urararitswe. Uyu munsi wararitswe n'Imana. Utubari ntago uyu munsi twafunze, nta kabari gapfa kugira konje rwose kereka ari kapfushije nk'umukozi wako. Uyu munsi utubari twari dukinguye, uyu munsi utubyiniro turakinguye, uyu munsi ahantu henshi harakinguye hanezeza abantu. Ariko kuki wateye intambwe ukaza mu nzu y'Imana? Ese ubu ngubu Uwiteka ntiyagira ngo arebe ko yabona ikibanza mu mutima wawe? Imana yacu idufashe. Uyu munsi birakwiye kucumbikira Uwiteka. Haleluya. Umwami Yesu yarivugiye ubwe, aravuga ngo dore ngo ndi ku rugi ndakomanga, ngo umuntu nayemera agakinguna ngo nzinjiriwe dusangire. Haleluya. Dusangire. Umwami Yesu arashaka ko yinjira iwawe mugasangira, musangira ibyo bibazo ufite, musangira ibyo bigeragezo, musangira izo ndwara zawe. Arashaka ko yinjira iwawe mugasangira, ukamubwira ibikugoye, ukamubwira uti rero Yesu nge numva nanagukunda, ariko kiriya kigare mbamo ntago nshaka gutandukana nacyo, ntanyoye icupa. Iyo nyoye icupa rero nabwo simbura kurwana, iyo nyoye icupa ndatanga kubita umugore. Ese Yesu ibyo byose wowe gusa ngwemera umukingurire. Haleluya. Kingura umwami Yesu yinjire wawe musangire, mufatanye ibigeragezo ufite. Arashaka kwinjira akakwikorera iyo mitwaro. Imyaka uyikoreye ni myinshi, imyaka utunze ubugome mu mutima ni myinshi, imyaka utunze ubujura ni myinshi, imyaka utunze ubwibone ni myinshi, ariko uyu munsi Yesu arashaka kubihindura. Haleluya. Umwami Yesu arashaka kubihindura. Imana yacu tugire neza. Uyu munsi amaraso ya Yesu arashaka kuyagushyiraho nk'ikimenyetso, kandi namara kuyagushyiraho aragusiba mu gitabo cy'abasambanyi. Uyu munsi uhite wandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Mu gitabo cy'ubugingo. Nunapfa ntabwo uzapfa nk'uko duhamba imbwa, cyangwa ntuzanapfa nk'uko barasira umujura mu cyuho, ahubwo uzapfa nk'umwana w'Imana, uzaragwa gakondo. Haleluya. Uyu munsi amaraso ya Yesu birakwiriye ko akubonekaho. Hariho n'abandi abantu rero ahari bo ngo bari barakiriye abatasi baranacumbika pe. Waramwakiriye, wakiriye umwuka wera, arazatura muri wowe, ndetse ngo arakuyobora, akwereka ibyo ukwiriye kureka n'ibyo, akwereka n'ibyo ukwiriye gukomeza n'ibyo warabikoze. Ariko uyu munsi abatasi baraza kugenzura bagasanga agashumi kavuyeho. Imana yacu tugire neza. Agashumi kavuyeho ku buryo urugamba rushobora kuguhitana, kandi waracumbikiye abatasi, warabaraje mu nzu yawe, warabahaye ibyo kurya byawe. Imana yacu tugire neza. Ariko wasubiye inyuma, wari waracumbikiye abatasi, wari waracumbikiye umwuka w'Uwiteka, wari waragendeye ku miburo, wari waranabyemeye, waranabyumvise. Ariko uyu munsi agashumi kavuyeho, kuko amaraso ya Yesu ntakuriho.
wagiye mu ntege nke, ibyaha nibyo bikuranga, uriyoberanya, ugaragara nk'aho ari amahoro, ariko umutima Uwiteka yagenzura akaburaho ikimenyetso cy'umwana we. Imana yacu tugire neza. Inkota rero ntuzayirokoka, aka gashumi nutongera ngo gapfundikeho ntabwo uzarokoka inkota, ntabwo uzarokoka inkota ya Yosuwa. Imana yacu tugire neza. Inkota ntabwo uzayirokoka. Birakwiriye kongera ugashaka umushumi wawe, wongera ushake, bigusaba urugendo ariko ushake, bigusaba iminsi ariko ushake, bigusabe kuvunika ariko ushake, wongera uzirike ku idirishya. Haleluya. Idirishya wanyujijemo abatasi bararyibuka. Idirishya, rya dirishya ryari ikimenyetso, ikimenyetso cyavuyeho. Imana yacu idufashe. Birakwiye kongera ukazirika agashumi kawe hariya hantu, kuko urupfu rwagutungura kandi n'amagare yaramanutse, ibyo turabizi. Abera biteguye gutaha. Haleluya. Abera biteguye gutaha, ariko ntukajye uvuga ngo nanjye ndatashye, nanjye ndamahoro, kandi utabizi ko ikimenyetso cyavuyeho. Agashumi karagurutse, karagurutse rwose, kwa kundi wakoraga bya bindi waragapfunduye kavuyeho. None dore igitero kigiye kuza muri Yeriko, dore abatasi bagiye kugarukana n'ingabo, kandi nawe urabyumva. Inkota ntuzayirokoka. Wakongera ukasubizaho agashumi kawe, wakongera ugasubizaho agashumi kawe, umwuka wera kiraha kikwinginga, wakongera ukazirika agashumi ku idirishya ry'umutima. Imana yacu tugire neza. Aha ruravuga ngo Mana dore nategereje amasezerano, ahari se simbizi, kandi Uwiteka we yareba akabona amasezerano yarasoje. Ahari umubera n'imfura wari kumera nka Simiyoni, ukavuga uti Uwiteka noneho ibyo wambwiye dore warabisohoje, usezerera umugaragu wawe, ariko ngo urashaka kubona ibirenze biriya. Ibirenze biriya bihe se ko mwisi atariho gakondo? Ibirenze biriya bihe ko hano tuhanyura dutambuka, ko iwacu ari hariya nawe uzi, hariya iyo tujya, hariya dusiganirwa. Haleluya. Hejuru y'inyenyeri, hejuru y'ibicu, kure y'izuba. Haleluya. Aho umwami wacu azaza aturutse hariya niho iwacu, ariko ngo urategereje, ngo turacyategereje, ariko isezerano rikuru n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Isezerano ry'ubugingo buhoraho rikuraho amasezerano y'amazu, rigasibanganya amasezerano y'amamodoka, rigasibanganya amasezerano y'akazi n'amashuri, ibyo byose bigasibangana isezerano ry'ubugingo buhoraho. Haleluya. Iryo ni isezerano rikuru, iryo ni ryo ukwiye kwitegereza, iryo ni ryo ukwiye kurindira, ukagenzura ukavuga uti ese njyewe ku mutima wanjye cya kimenyetso umwami yashyizeho igihe nemeraga kumuha ikaze, igihe nakinguraga umutima kinjira, cya kimenyetso kiracyariho? Ese ubu ngubu mbwiwe yuko igihe kigeze ikimenyetso cyaba kikiriho? Imana yacu tugire neza. Ntabwo nzi niba ikimenyetso cyawe kikiriho, ariko wigenzure, kuko wowe wari wakoze n'igikorwa cyiza, wari wakoze rwose n'ibyo Rahabu yakoze. Abatasi warabakiriye, waranabacumbikiye, yewe ibyo banagusabye warabikoze, ariko uyu munsi tuvugana bakubwiye yuko nibaza bagasanga agashumi katariho, amaraso yawe azakujyaho. Birababaje rero, birababaje iminsi wacumbikiye abatasi b'Uwiteka, none ukaba ugiye kubura agashumi kakakubuza ubugingo, ukaba ugiye kubura amaraso ya Yesu. Imana yacu tugire neza. Wigenzure niba ugifite ikimenyetso. Ese uracyagifite? Ese amaraso ya Yesu akuriho? Ese ubu uyu munsi ijuru ryururutse wavuga uti turagiye, ikimenyetso ndagifite? Imana yacu idufashe. Birakwiriye gushaka ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Birakwiriye ko wigenzura ukareba. Hari igihe rero umuntu aba mu isi ukajya wumva isi ntizarangira, ukajya wumva biranaryoshye. Hari igihe ubamo waba uri umunyeshuri ukajya uvuga ati nziga ndangize, mbone diplome, mbone akazi keza, nzakora, nzubaka amazu. Abantu bahora muri nzakora iki, nzakora iki, ariko Uwiteka burya bari hafi yawe, abagenzura. Ariko uyu mutima w'uyu muntu uhoramo ibi bintu, uyu mutima utajya unibaza, uyu mutima utajya wibwira, uyu mutima utajya wibaza ko urupfu rubaho, uyu mutima utajya wibwira ko iherezo ry'umuntu ririho, kandi uwavutse wese ko agomba no gupfa. Ikintu cyose kiko kigira itangiro kikagira n'iherezo. Uyu muntu nzamugenzana. Igihe cyose Uwiteka ahora kugenzura, igihe cyose abatasi bahora hafi y'umutima wawe, bahora batata ngo barebe, ese mama uyu muntu ko ejo bundi yari afite ibi, ese yaba yabihinduye? Burya Uwiteka ahora hafi yawe. Hari marayika uhora agenzura mu mutima wawe avuga ati ese zanjye so byibura zirarekwa? Ese uyu muntu byibura ajya atekereza yuko iherezo rye rizagera? Ese uyu muntu ajya atekereza ko agenda mu modoka kandi zica abantu benshi ku munsi?
ese uyu muntu ajya atekereza ko afite amashanyarazi mu nzu ye nayo ajya yica abantu buri munsi? ese uyu muntu ajya atekereza, ajya yibaza yuko igihe cyose usanga marayika wawe yarumiwe, avuga ati ariko Uwiteka ko abandi yabahaye abantu bazima bagendana nawe, umuntu wanjye yibera mu kabari, umuntu wanjye yibera mu mirwano, umuntu wanjye reka yarararutse yibera mu mipira, ntajya atekereza ko Uwiteka abaho. igihe cyose ugasanga marayika wawe aterwa agahinda nuko bamwohereje ku muntu utajya ugira icumbi ry'Uwiteka. Imana yacu idufashe. ese uyu munsi ntabwo wawe Uwiteka icumbi? uyu munsi ntabwo wakwemera gucumbikira umwuka w'Imana? ko igihe cyawe ari gitoya. ushobora kwibwira yuko uri umusore uzaba n'umugabo ukaba n'umusaza, ariko ku Uwiteka we akaba iherezo ryawe yarayishyize ku myaka 32, kandi uyu munsi ukaba ufite 28. Imana yacu idufashe. cyangwa ukaba ufite 31, byose birashoboka. iherezo ryawe ko riri bugufi, wakwakira umwami Yesu. iherezo rya byose riri bugufi, iherezo rya byose riri bugufi, kandi umwuka bivuga yeruye. Imana yacu idufashe. Umuririmbyi we yuzuye umwuka wera aravuga ngo ubw'impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru. Haleluya. ngo habaye urya munsi mwiza utangaje. Haleluya. ngo abakijijwe bo mu isi bose ngo bazamwitaba, ngo abakoranirize. Haleluya. abantu bose bazamwitaba, abapagani bazamwitaba, abajura bazamwitaba. azaba afite urutonde. Uwiteka afite urutonde buriya. ubu ngubu ugiye ukamubaza wamenya aho uhagaze. hari urutonde ugiye uriho. ubu wabona uri ku rutonde rw'abasambanyi ruharwa, kandi kuba uri umusambanyi ruharwa akaba nta kindi, akaba ari kubana n'umugore wawe utanasezeranye, ariko ukaba nawe ubarwa nka babandi bicuruza hariya hepfo nimugoroba bakora wa mwuga nk'uwarahawe. Imana yacu idufashe. wowe rero ukajya wicara ukumva ibintu byose ni sawa, ukumva nta kibazo, ukavuga uti Imana nubwo nywa inzoga ariko reka da, burya urutonde rwose ruriho. hari igihe ugenda mu nzira wumva ari amahoro, ariko kwa kundi umuntu apfa bakavuga ngo yitabye Imana. ubu yitabye, ariko nyine nubwo yitabye ntabwo uri mu gitabo cy'Imana. wahamagawe nyine nk'abantu bari kuri rwa rutonde rw'abasinzi ruharwa. ku rutonde rw'abasinzi ruharwa amarisita aba ahari rwose. Satani uko winjiye mu mwuga aravivura, kavuga ati rwose kanaka uyu munsi yinjiye mu rutonde rw'abasambanyi ruharwa, akavivura. uyu munsi nyirarunaka yinjiye ku rutonde rw'abicanyi kubera umujinya we, kubera ishyari rye. uyu nawe ari ku rutonde rw'abicanyi. Imana yacu idufashe. ese uyu munsi wumva uri kuyihe lisite? wumva uri kuyihe lisite? Imana iguhamagaye we wumva wagenda urinde? ntabwo wavuga ngo narabatijwe, ngo narakomejwe. ibyo byose twese twarabikorewe, ariko twaje kumenya umwami ukiza ibyaha. Haleluya. twaje kumenya Imana iruhura, tumenya Imana itanga agakiza, tumenya Imana iduhamagara itarebye imiryango dukomokamo, tumenya Imana iduhindurira amazina, tumenya Imana idusezeranya ubugingo buhoraho. Haleluya. tukagenda turi fiyeri, tukagenda tunyuzwe nabyo, tukagenda dufite amahoro yo mu mutima, tukagenda tutikanga abagabo twatwariye abagore, tutikanga abagore twatwariye abagabo, tutikanga abantu twatwariye imari, tutikanga abantu twakoresheje ntitubahembe, tukagenda tutikanga ikibi. Haleluya. tukagenda dufite amahoro kuko twamenye umwami w'amahoro. ese uyu munsi wowe ntibigukwiriye? biragukwiriye. ni ukuri biragukwiriye kwisibisha ku rutonde rw'inkozi z'ibibi, ukandikwa kuri lisite y'abana b'Imana, ukajya mu gitabo cy'ubugingo, nawe ukazazukira ubugingo buhoraho, ntuzazukire gukorwa n'isoni. Haleluya. ukazazukira ubugingo buhoraho, hanyuma impanda yazavuga nawe ukavamo mu gituro, ukazamuka ikirere. Imana yacu tugirire neza. biragukwiriye. ariko ibyo byose birasaba guca bugufi, ukihana ibyaha byawe, ukakira amaraso ya Yesu. amaraso ya Yesu akakubera ikimenyetso, amaraso ya Yesu akubonekaho, amaraso ya Yesu umwana w'Imana ari mu ijuru akajya kubonaho, data wa twese ari mu ijuru akajya kubonaho, akavuga ngo uriya ni umusore. Haleluya. uriya ni umusore nakuye mu bajura, uriya ni umusore unyubahisha. Imana yacu tugirire neza. biragukwiriye. urumva ushaka kwakira umwami Yesu? turumva twagufasha, kuko twe dufite amakuru y'uko isi yacu nta n'igihe isigaje. umuririmbyi we yaravuze ngo ndacyabaza ibyaremwe byose, ngo bikambwira ngo isi yacu iza gushira, ariko isi igiye gushira. ni uko abantu batabyumva, badashaka no kubimenya, ariko isi igiye gushira. isi igiye gushira. wahagurutse tukagufasha. haguruka tugufashe gusigisha ikimenyetso cy'amaraso ku bugingo bwawe.
haguruka tugufashe. Wa musore we, haguruka tugufashe. Tugufashe Uwiteka kubature muri ubwo businzi bwakubase. Tugufashe Uwiteka kubature muri ubwo bwibone. Tugufashe gusenga Uwiteka gukure muri ubwo bubeshyi. Dore usigaye ubeshya, ukabeshya nta n'icyo ugamije, ukabeshya ngo ube ruharwa. Mwene data, Imana imuhe umugisha, ariko nawe birakwiriye. Nawe twagufasha kandi ukeneye ubufasha. Uyu munsi utubari ntago twafunze. Uyu munsi utubari twari dufunguye. Ndetse aho bakinira biyari naho hari hakinguye. Naho bakinira urusimbi hari hahari. Naho bakinira imipira hari hari. Kuki waje mu nzu y'Uwiteka? Imana yacu idufashe. Birakwiye. Haguruka tugufashe. Haguruka uwo mutima wawe Uwiteka weze. Uwiteka kuhagire ibyaha wakoze kuva wava mu nda mama wawe, nawe urabizi. Kuva wavuka nta kintu kiza wigeze ukora. Ni byiza wagiye ukora, wagiye uvanga nibibi. Kuko kuva wavuka wasanze wanyu banywa inzoga barazinyoye, wabaye umusinzi kuva uri uruhinja. Kuva wavuka wasanze wanyu batukana, nawe uratukana, uri umutukanyi ruharwa. Kuva wavuka wasanze wanyu banga abantu, nawe urangana. Aho wagiye kwiga wasanze babesherana, nawe urabeshya. Aho wagiye wasanze bagira ibyaha byinshi, iby'amoko, iby'ubwibone. Abo mwabanye muri societe zose wabayemo wasanze babifite, nawe warabyanduye. Haguruka tugusengera Imana. Haguruka tugusengere ubu mwana w'Imana. Uyu munsi uhindurirwa izina. Haleluya. Uyu munsi uhindurirwa izina. Uyu munsi utahana izina rishya, utavuga uti rero njyewe ubu ndumva nanahindutse. Kandi uyu muntu amaze kwakira Yesu yumva amahoro yo mu mutima. Wumva amahoro yo mu mutima. Haleluya. Kuko ngo abamwakiriye bose, abamwemeye abahaye ubushobozi. Hari ubushobozi twe dufite, hari ubushobozi tugendana, hari ubushobozi buri muri twebwe. Haleluya. Hari ubushobozi yaduhaye bwo gukandagira inzoka na scorpion. Ibyo byose biratwumvira. Haleluya. Yaduhaye ubushobozi. Yaduhaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni bagahunga mu izina rye. Yaduhaye ubutware bwo gusengera indwara zigakira. Yaduhaye ubutware. Uyu munsi nawe uhaguruka uhabwa ubwo butware. Haleluya. Ngo urarota inzozi mbi, ngo urarusimbagurika, ngo warose ibigize gute. Umuntu w'Imana wakiriye Umwami Yesu waryamye asenze ntago birabijya bimubaho. Imana yacu idufashe. Ntago bikubaho kuko uba ufite inga bigukingira. Urajya kuryama ukavuga uti rero Uwiteka wandinze ku manywa wakoze, n'iri joro uzumpagarikire. Haleluya. Akohereza abamarayika bakaza bakakurinda, bakakurinda za ndoto zipfuye, bakakurinda ibitekerezo bibi, bakakurinda ibiteye ubwoba bya nijoro. Ariko urarushikagurika. Impamvu ushikagurika nuko udafite Umwami Yesu. Impamvu ushikagurika nuko udafite Imana Yakobo umutabazi. Imana yacu tugire neza. Wahagurutse tukagusengera. Kandi urabizi ibiba mu mutima wawe kuva kera kose. Ubu uri umuntu w'Imana ariko ntiwigeze uba umwana w'Imana. Amadini menshi rero akunda kubeshya abantu, reka tubivuge gutyo, cyangwa se wenda binaterwa n'icyo umuntu abagamije. Usanga umuntu wese avuga ngo turabana b'Imana, aho ugeze hose bavuga ngo Yesu ashimwe ngo turabana b'Imana. Ariko ntabwo ari kuriya Bibiliya bivuga. N'abamwemeye bose. Bivuga ngo twabaye abana b'Imana kuko twamwemeye, ariko abandi bataramwemera ni abantu b'Imana kuko yabaremye, ariko ntabwo ari abana b'Imana. Imana yacu idufashe. Hari abantu b'Imana Imana yaremye, abantu bose baba mu isi ni abantu b'Imana, ariko hari abana b'Imana yabyaye kubw'amaraso. Haleluya. Hari abana Imana yabyaye, hari abana Imana yabyaje ijambo ryayo, hari abana Imana yabyaje amaraso y'umwana wayo. Haleluya. Hari abana Imana yejejeho imyanda yose, Imana yuhagiyeho ibyaha, ibuhagiraho ububeshyi, ibuhagiraho inzangano, ibuhagiraho inzika. Imana irabuhagira, bahinduka abana b'Imana. Uyu munsi nawe ukwiye guhinduka umwana w'Imana. Imana yacu tugire neza. Bene data, Yesu abaha umugisha. Turabafasha gusenga. Eka gahunda tuyisubize umuyobozi abafashe. Arakoze mwigisha wacu, Imana imuhe umugisha. Umuririmbyi w'120 yaravuze ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ngo ntacira urubanza rubi, ngo anyite umukiranutsi. Ariko nawe waba usigaye wicaye. Ariko ni umunsi mwiza w'igiciro, ni umunsi wo gukirizwamo, wo kubona amahoro. Buriya mu byaha nta mahoro abamo, nta munezero ubamo. Ariko nawe haguruka tugufashe. Abadiyakoni bazana ikirago, abadiyakoni bazana ikirago kugira ngo dufashe abantu b'Imana. Nawe haguruka kugira ngo tugufashe gusenga Imana. Uyu munsi ni umunsi w'umunezero n'ibyishimo kuko baza mu nzu y'Imana. Nagahinda n'umubabaro kuza kwiriba ugataha utoze. Natwe niho twanyuze,
ariko nawe uyu munsi wongere ushyire amaraso ya Yesu akubonekeho, kuko marayika w'umurimbuzi agiye kunyura mu gihugu, kandi ubwo azahanyura abantu bose batariho ayo maraso bazarimburwa. nawe waba warasubiye inyuma, mwigisha yabivuzeho, ariko nawe ukwiye kongera gukizwa, ko muri mbere yaravuze ngo misemo guhora nkizwa nkashingwa mu gakiza ke. Ukwiye gukizwa rero, amaraso Yesu akakubonekaho, kuko umurimbuzi nta kindi kintu azaza areba, azaza areba amaraso, azaza areba ko amaraso ya Yesu akuriho. Buriya abaganga bajya bavura indwara, ariko nta muganga wavura ubusinzi, nta muganga wavura ubusambanyi, nta muganga wavura ubwibone, nta n'umwe ujya ubaho. Ariko hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Haleluya! Hari imbaraga zikiza ibyo bintu byose abaganga badashobora kuvura, ababyeyi batagukorera, imiryango itagukorera, amafaranga n'ubutunzi n'icyubahiro bitagukorera. Amaraso Yesu niyo abikuraho byose. Ese ni waba usigaye wicaye, nawe wahaguruka ukaza tukaguha umwanya, tukagusengera, tukakwingingira Imana, nawe ukaba mushya uyu munsi waje mu rusengero. Ntutahe utoze, kandi ngo ibyaha byawe tugiye ku rugi rw'umutima, ngo ni wowe bishaka, ukwiye kubitegeka. Uyu munsi gira ibyo utegeka, byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe. Harimo ibirimo bihitugatugira, ariko ukwiye kubitegeka. Gira ibyo utegeka uyu munsi rero, ugira ibyo unesha. Uragira ibyo utegeka uyu munsi, uragira ibyo unesha. Turacyakwinginga kugira ngo nawe uze uwezwe, kugira ngo nawe uze uhabwe amahoro yo mu mutima, uhabwe ubutunzi abantu badatanga. Hari ibyo abantu batanga n'ubushobozi bw'umuntu n'imbaraga z'umuntu, hari ibyo bijya bimufasha akaba yagira ubutunzi bwo mu isi cyangwa akagira ibindi byubahiro, ariko hari bitangwa na Yesu. Nawe wazi uyu munsi ukagirirwa neza n'Imana. Ntabwo twihuse, twarimo tukwinginga ngo nawe uze ushyire agashumi ku idirishya, kugira ngo Yosuwa ubwo agiye kunyura muri iki gihugu n'abatasi utazarimburanwa n'inkozi z'ibibi. Waraje mu iteraniro ryo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 muri mwaka 2019. Turabaha umwanya rero kugira ngo musabe Imana imbabazi. Muzi kwihana se? Bibiliya avuga umuntu yatuza akanwa kizeza umutima akaboneka ko gukiranuka. Abantu rero baba barakoze ubugome, baragomeye Imana, niyo mpamvu ubugomba gusaba Imana imbabazi, hanyuma abakozi b'Imana barabasengera. Haleluya. Ndasaba Imana imbabazi yuko nahuye n'uburwayi nkumva bunkuye ku Mana, kandi nkunda Imana cyane. Nafashwe n'uburwayi bwa diabete n'umuvuduko mbirwara igihe kinini cyane, noneho nkajya nibaza kuri bene data twasenganaga. Urumva rero ko nari mu cyaha rwose, ko nabibajijeho. Imana rero imbabarire, nongere guhinduka, yongere kumpindura mushya, nongere gukunda Imana nk'uko mbese nayikundaga n'ubundi. Imana imbabarire gusubira inyuma ku nyigisho shingiro. Imana imbabarire intege nkeya. Imana imbabarire kwifatanya n'abatizera. Imana imbabarire amagambo. Imana imbabarire mu ijuru. Imana imbabarire. Imana imbabarire ku bintu by'amoko. Nagize ibintu by'amoko n'umugabo dushakanye, nkabona sindi kumwizera. Nagize n'igihe kigeraho mu gihe cyo kwibuka, batangiye yibuka, nanjye ngira igihe cyo kugira cyo kurwana. Imana nibimbabariraho cyane, kuko n'umugabo tumaranye imyaka 6, ntabwo nigeze mwiyumvamo. Nagize igihe cyo guhora njyewe muri njye mfite agahinda, bibana iyo myaka yose. Imana nimbabarire inyeze, namwe mubyumvishije mu mbabarire. Imana yongere imbabarire cyane, kuko nagiye ngeze inaha i Kigali nturutse Cyangugu, sitwanywaga ubushera, ariko ngeze inaha ngaha nk'ubushera. Aho Imana ibimbabarireho cyane, inyeze intunganye. Imana yongere imbabarire cyane n'umujinya n'agahinda n'umubabaro muri njyewe. Aho Imana inyeze intunganye, ndi imbere yayo, Imana yumve ko muri njyewe nongeye gutunganira imbere yayo. Imana inyeze intunganye.
n'umutware nashakanye nawe abyumvishije ari ahangaha ambabarije. umutware w'uyu mubyeyi ari hano nguriye uramubabariye yego Yesu aguhe umugisha. mpagaze hano ndimo gusaba Uwiteka Imana imbabazi, gusubira inyuma Uwiteka Imana nambabarire. Nagerageje kwimika inda cyane, najyaga nsenga ariko ubu ngubu ndimo ndabona ndimo gusubira inyuma, ndi gusaba umwami wanjye imbabazi. nyine njye nafataga igihe cyo gusenga ndi no mu rugo amasengesho y'iminsi ibiri najyaga nyasenga, ariko kubera kwimika inda cyane nsigaye mbona n'amasengesho y'umunsi umwe ntayabasha. Ndi gusaba Uwiteka Imana imbabazi ngo anyongere imbaraga, kubika inzika Uwiteka Imana nambabarire, kutavugana neza na bagenzi banjye Uwiteka Imana nambabarire, kutababarira Uwiteka Imana nambabarire, kwifatanya n'abanyamahanga Uwiteka Imana arusheho kunyeza, kandi namwe mubashe kubyumva munsabire ku Uwiteka Imana imbabazi. Uwiteka mbabarira icyaha cyo kubeshya, nkunda kugikora cyane. Uwiteka mbabarira icyaha cy'ubwibone no kubika inzika. Imana imbabarire ko nanjye nsigaye ntakijya gusenga, najyaga nkunda kujya guterana ariko none usigaye mbigiramo imbaraga nkeya. Imana imbabarire kandi kubeshya, imbabarire no kwijujutira uburwayi bw'umwana wanjye, ko nayo muvuje imyaka igera muri 3 bikageraho noneho ninuba kubera impamvu z'uburwayi. Imana imbabarire. Imana imbabarire yuko nari maze igihe nafite urubyaro nkajya ntoteza umugore wanjye kandi nkiyahuza inzoga ibiyobyabwenge nkaza nkatera hejuru umugore wanjye. Imana imbabarire ndayisabye kuko nteraniye hano umuvandimwe wanjye yanzanye rwose, navuye mu rugo mvuga ati ibyanjye byose byararangiye, nta kintu ndimo gukorera, mvuga ati reka nigire i Kigali njye gushakisha ndebe ko umugore wanjye yagira amahoro nanjye nkagira amahoro. Imana imbabarire rwose. Ndasaba Imana imbabazi. Imana imbabarire icyaha cyo kwikinisha, guheheta, ubuhehesi, kwisambanya. Imana imbabarire. Kandi ikindi cyaha nakoze umutima ndaburana, ariko umutima umbwira ko ndi umusambanyi, nasambanye. Ibyo nabyo Imana imbabarire. Imana yongere kumbara kutera imbuto. Imana imbabarire kutizera, ujura ku cyaha 10. Imana imbabarire kubeshya abakristo, twahura nahura n'umukristo yagira nk'ibyo mbaza mwumva sinshaka kugura nabo mwumva nshaka gukwepa, aho byose n'ibyaha byari mu mutima. Uwo naba narabeshye wese ambabarire. Imana yongere kumbabarira kudaca bugufi, umujinya n'uburakari, no kudakora akazi k'abandi uko bikwiriye, ubujura, ibyo byose Yesu ambabarire. Imana yo mu ijuru imbabarire kubeshya. Imana yo mu ijuru yongere kumbabarira umujinya. Imana imbabarire kuryama nasenze. Ndasaba Imana imbabarire, ndasaba Imana imbabarire, Imana imbabarire kubesha, Imana imbabarire kugira umujinya, Imana imbabarire kugira urwanko, Imana imbabarire kwiba, Imana imbabarire gusambana, Imana imbabarire gutukana, Imana imbabarire kugira irari ry'iby'isi. Namwe mumfashe gusenga. Imana imbabarire icyaha cyo gutuka, Imana imbabarire icyaha cy'umujinya, Imana imbabarire icyaha cyo kwivovotera ubuzima bwanjye, Imana imbabarire cyo kuvuma umutware wanjye. Nararwaye, maze kurwara ntago yandwajije, yahise ansohora ngo ningenda azashaka abandi bazima batarwaye. Ndangije ariko iyo ngiye mu nzu niyo ngiye kurya ndamuvuma, icyo ngiye gukora cyose ndamuvuma. Imana imbabarire. N'ahandi hose n'ibindi byose ibona byaha byose mfite ibimbabarire. Imana imbabarire. Ndasaba Imana imbabazi.
imana imbabarire amagambo, imana imbabarire gutinya kwinjira mu nzu y'imana, imana imbabarire ubwoba, imana imbabarire irari ry'iby'isi, imana imbabarire gusubira inyuma, imana imbabarire kubeshya ngo narakijijwe kandi agakiza katandiho, imana imbabarire kutihangana, imana imbabarire kutizera, imana imbabarire kudaca bugufi, imana imbabarire ibyaha byose nakoze rwose niyita ngo ndakijijwe kandi ndakijijwe, imana imbabarire byose kuko imana ibabarira byose, imana imbabarire kwihangana ni ukuri, imana imbabarire kutababarira, imana imbabarire, imana imbabarire ko nigeze kugira umugabo ufite amahane n'ubu turi kumwe nkajya mwifuriza n'urupfu, imana imbabarire cyane kandi imbabarire amaganya n'agahinda ko mu mutima, imana imbabarire gukeka kutihanganira ibingerageza byose n'ibindi byose ntibuse, imana ibimbabarire kubw'imbabazi zayo. ndasaba imana imbabazi, imana imbabarire ku bwo kunyoma ijwi ryayo ku byerekeranye n'agatambaro, aho ngaho nkasaba n'itorero muri rusange ngo rimbabarire ku bwo kwibaza cyane kw'ako gatambaro, saba imana imbabarire kandi namwe mumbabarire. nanjye ndasaba imana imbabazi, navuye hano nafashe umugambi yuko ngiye kugaruka mu nzira y'imana, naje mvuga yuko ngiye gutanga amafaranga nari mbitse y'itorero, mbese ubwo naragiye ndayatanga birabatungura, barambwira ngo nzagaruke tuvugane, mbese ndabibabwira ntituzavugana, imana imbabarire icyo cyaha nakoze, nahavuye mpavuye ndumva ntazasubirayo rwose, icyo cyaha imana ikimbabariremo. ubwo bambajije ibintu byinshi cyane, ndavuga nti jyewe nta muntu dufitanye ikibazo, ari inama nyobozi ari abaririmbi mwese nta n'umwe dufitanye ikibazo, ntuzanyenera z'amamagara kuri telefoni tuvugane, ubwo rwose imana imbabarire icyo cyaha nabeshye ntaho nzasubira. Kuwa kane naraje njyana mu materaniro, ngeze muri gare mpura n'ikibazo mu rugo, barampamagara ngo mu rugo hari ikibazo gikomeye, narababaye cyane kuko nangiye gukoza agakarita ku modoka, numva ngize agahinda, nasubiye mu rugo sanga birakomeye, mbese ubwo ngubwo imana imbabarire ku buryo ejo nzajya no mu rubanza, mumbabarire cyane kandi munsengere, imana izame kuvuga ibikwiriye, namwe mumbabarire n'Uwiteka mbabarire. ndifuza kwihana madamu wanjye ampagaze iruhande, ko namuteye agahinda n'ishavu ryinshi ritarondoreka. mpagaze imbere y'iteraniro ry'Imana, ndasaba madamu wanjye imbabazi kubera ko namushatse numva mukunze, ariko bitewe n'ubuzima bw'isi tubamo nta muntu ubaho nk'intungane. Tukimara gushakana tumaranye imyaka 3, ariko ikintu cya mbere ndabanza kwihana, imana imbabarire icyaha cy'ubusambanyi kuko narishingiye kandi bitari ngombwa, cyangwa icyo ndakisabira imbabazi kandi namwe mumbabarire n'imbere y'Imana, munansengere Imana izamfashe inteze intambwe nanjye mbashe kuba nanyura mu nzira nziza. Madamu rero impamvu mvuze ngo amagarare iruhande, kuva twabana tumaranye imyaka 3, ariko kuva aho twatangiye kubanira sinzi niba ari abadayimoni banteye niba ari iki, naragiye
njya mu bintu by'urusimbi nkakorera amafaranga sinyacyure mu rugo ngo tuyarye simbuye ngo tuyambaremo situgire gute nanjye biranyobera neza burundu ariko ubu ngubu ndumva nshaka rwose kujya mu nzira nziza bene data bakamba hafi bakajya bansengera bakangira inama ya kigabo kubera ko naranamutse ngera ahandi numva mbese no kwiyahura sinzi ndinjira hano mu iteraniro ni nka mwuka wera wandaritse nta muntu wegeze andarika nari maze iminsi mu ruzerero gusa numva nakwiyahura na madamu numva ntamugera mu maso ari agahinda gusa n'umubabaro gusa Imana imbabarire kunywa itabi n'inzoga Imana imbabarire kutita ku muryango wanjye yampaye imfashe kandi aho namubangamiye hose yumve ko musabye imbabazi n'imbere y'Imana n'abantu mbikuye ku mutima ndumva nifuza inzira y'agakiza singiye kuzapfa ndimbutse. uramubabariye se mama? Yego, Imana ibaha umugisha nawe. Turasaba umushumba kugira ngo aze asengere abantu bamaze kwihana. Uyu mudayimoni n'umudayimoni ukomeye usenya ingo w'urusimbi, umuntu agasigara ari umukene atagira urwara rwo kwishima, ni umudayimoni ufite imbaraga. Amushumba n'abakozi b'Imana baze dusengere abantu b'Imana, abasengere. Tugira ngo dusengere abantu b'Imana basabye Imana imbabazi, mupfukame tubasengera Imana. Kwihana rero ntabwo ari intebe ya penitensiya, twajyaga tujya mu ntebe ya penitensiya tukavuga tugasubira mu ngo tumaze gukora ibiruta ibyo tubwiye uwo tubibwiye. Ariko kwihana ni ukwihana, twese twakoze ibyaha, ntabwo twashyikiriye ubwiza bw'Imana, ariko Imana yaratubabariye, nicyo cyatumye Yesu amena amaraso ku musaraba, kugira ngo nuhagarara ukunguko ukiyambika ubusa imbere y'iteraniro ringana ritya, nawe yiyambitse ubusa ku musaraba, Nyabihanga abantu bose bamuvuma, kugira ngo ngewe nawe nitwemera ibyaha byacu atubabarire, atwejesha amaraso ye. Imana Data naturebaho amaraso ya Yesu atubareho gukiranuka. Imana yo mu ijuru ibabarire. Tugira ngo tubasengere Imana. Uyu muntu w'Imana urangije kwihana, Satani yagabye ibintu byinshi byo gusenya imitima y'abantu, ingo, kutagirana ubwumvikane mu rugo. Umugabo nk'uyu wari ukwiye guhahira abana n'umugore, akaba afite icyubahiro mu rugo rwe, akayajyana ku betinga, akayajyana mu rusimba, abantu basenye ingo, abantu bagurishije ibintu byabo, abantu barasenyutse. Ariko Imana ikugiriye neza kuko uhungiye munsi y'amababa yayo. Tugiye kugusengera Imana, tugiye kwingingira Imana, tugiye kubahendahendera Imana. Imana mwizeze umutima, amaje kwatuza akanwa mwizeze umutima, imbabazi Imana irazitanga, urukundo rwayo rwatumye itanga umwana wayo. Reka dusenge Imana. Bene Data babarambikeye ibiganza, birukana abadayimoni, birukana iyo myuka mibi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, uri Imana iri mu ijuru ryera, uri Imana yicaye ku ntebe ndende ishyizwe hejuru, igishura cyawe cyuzuye urusengero, abaserafi n'abakerubi, ibizima n'abakuru bakwikubita imbere, bahora bavuga ngo urera, urera, urera. Isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Turi munsi y'igisenge cy'inzu yitirirwa izina ryawe, tumaze kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rikaba ryinjiye mu mitima y'abantu bawe. Aba bantu bawe ntago bahisha ibyaha muri iyi mibiri yabo izapfa, ahubwo batuje akanwa kabo gukiranirwa kwabo, bikomanze mu gatuza, bikubise imbere yawe bagusabye imbabazi. Natwe turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ngo ubabarire, weyure ibicumuro byabo nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byabo ntibongere kubyibuka ukundi. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, amaraso ya Kristo Yesu ayavuye mu biganza bateye imisumari, ayavuye mu birenge bateye imisumari, ayavuye mu rubavu bacumisemo icumu, ayavuye mu ruhanga batamira ikizingo cy'amahwa. Icyo kidendezi cy'amaraso ni icyaza ubugingo
ubugingo bw'abo babyeyi n'abagore n'abagabo cyeza abasore n'abakobwa uwiteka imana ubabarire mana wari uwiteka imana ijambo ryawe riratubwira ngo nitwaturanire ibyaha niturangiza dusabirane kugira ngo dukizwe dore aba ngaba batuye ibyaha byabo natwe turabasabiye ubaha agakiza wandukura amazina yawe mu gitabo cy'urupfu uyanditse mu gitabo cy'ubugingo ndabasengeye mu izina rya Yesu mbingingiye imana bahendahende imana data wa twese uri mu ijuru kugira ngo ubugingo bwabo bukize urupfu rwa kabiri ubugingo bwabo bukire urupfu rwa kabiri wandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uyandukuye mu gitabo cy'urupfu mana yanjye ndabasengeye abasambanyi bababarire abarwara bababarire abibone n'abanyeshyari abanyamujinya n'abanyarwangano abo bose ubababarire kuri ibyo byaha mu mitima yabo bikuremo ijwi ry'umwuka wera bumviye umwuka w'imana yinjira mu bugingo bwabo bamucumbikira abe muri bo ijambo ry'imana ricumbikirwe muri bo witeka imana kugira ngo amaraso ya Yesu abe ikimenyetso k'imitima yabo cyo gucungurwa murimbuzi natambuka mu isi ajya kureba abanyabyaha ujya kurebesha muri Yerusalemu muri guhana abantu bose bibumbiye hamwe mu byaha inzoga yitende abangaba bazarokoke umushinga ugiye gutera mu isi kuko ugiye gutwara abantu bawe mana yanjye ndabasengeye haleluya ndabasengeye uri umunyempuhwe uri umunyebambe uri umunyembabazi niyo mpamvu watanze umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo akaza bakabambwa ku musaraba inyabihanga agaterwa icumu bava akambika ubusa kugira ngo uzarambura amaboko akamusaba imbabazi azamubabarira amwigisha amaraso yaviriye ku musaraba ndabasengeye mu izina rya Kristo Yesu ndabasengeye mbingingiye imana bahendahendeye imana data wa twese uri mu ijuru ubabarire ubeze ubatunganye ubababarire ndirukana imyuka mibi ndirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ndacyaha imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ndabahoza ubugingo bw'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo aba badayimoni b'urusimbi n'abadayimoni basenya ingo nyinshi n'abadayimoni batumye abantu baba bakene uwiteka imana wari warabahaye umugisha ariko shitani w'umujura uwiteka imana akaza akagisenya ingo abana bakabura uburyo bwo kwiga abana bakabura uburyo uwiteka imana bwo kubaho neza mu rugo rwa se ariko uwiteka imana nyemerera nirukana abadayimoni muri uyu mugabo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ndirukana imyuka mibi y'ubujura imyuka mibi y'abadayimoni bagiye gusingiza uyu mugabo mu izina rya Yesu ndabahoza ubugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo 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 ndabahoza ubugingo bw'uyu muntu mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima ndazinetarije mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye ndamusengeye umubohora ingoyi z'umugome mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi abizinukwe witeka imana mu rugo rwe hataye umunezero n'amahoro mana yanjye namusengeye mu izina rya Yesu mwingingiye imana data wa twese uri mu ijuru ciye imigozi mu izina rya Yesu Kristo imigozi ndayicagaguye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndamusengeye aba badayimoni ndabatwika mu izina rya Yesu Kristo ndirukana imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu Kristo mbohoje ubugingo bw'umuntu wawe urakoze uwiteka imana turahungiye muri wowe turahungiye unejeje uburyohe ubwago we yarakwiriye kugaburira uwiteka imana ubwo yabwirwaga n'abadayimoni kwiyahura uyu munsi ahungiye munsi y'ukuboko k'uwiteka imana ndamusengeye mu izina rya Yesu umukize urakoze wawera we
sengera abantu bawe n'abahendahendeye imana ubugingo bwabo kubera ubw'igiciro ubishanye rwa kristo muri wowe witeka imana ubugingo bwabo abantu bawe bapfukamye imbere yawe ubugingo bwabo ndabushinganishije ubugingo bwabo witeka imana bufumatize mu gifusi bwambure shitani andika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo yandukure mu gitabo cy'urupfu abasambana bazongere gusambana abanyeshari babireke abanyamaboko babivemo bahinduje ubwoko bwawe bwatoranijwe ishanga ryera abantu mwami imana yarose bamaze ishimwe ryabahamagaye urakoze witeka imana kuva gusenga no kwinginga kwanjye urakoze wawera we urakoze byiringiro bizima urakoze gutanga bugingo kumvire gusenga kwanjye ndagushimye kumvishe gusenga kwanjye urakoze kuva gusenga no kwinginga kwanjye ni mu izina rya Kristo Yesu bisabye imana data wa twese uri mu ijuru amen amen